Nge se wanguriye. Turagabana twijana. Ubu ni ubwasenkani. Ubu ni ubwasenkani. Kabakonje. Ubu ni ubwangahe? bonja na mugenzi we. Twari twoyaka. Haruto. Ega icyo nzakwima kizameneka. Ubunyobwa ngo bwongera iki? Ntacyo. Imodoka ntabwo wakumbwira ngo wize imodoka umunsi umwe uhita uyimenya. Simwayize umunsi umwe yaka. Unkuye abamamagarira iki koko. Kandi narabyamye kumamagara mu kiganiro pa. Aho yakukiburije murambya kandi bura rero ukangura muri wumva ikisatsi ba iramutse imenetse sha yakwicuza yanyishyuza abamamagarira nawe z'ubwenge ayitera gukiri hasi gutya waza kubisa hasi gutya nanzovurega mwese nari narababuze watuburiye duherukana ryari duherukana ryari utabaza ibyejo duherukana ryari duherukana Sodoma se niwanyihakanye uzi ibintu yankoreye se waratubuze twebwe turi abana bawe hari umwana wawe uri hano azi ko turi abasaza twese tukubyaye hano waratubuze ngomba kubashaka mu muze mureba abanyarwanda hari uruhinja rwawe ruri hano wabanje ukabyara abawe suzazo urabizi neza ko uzaje gutanga itangazo ngo uri bumbonere yaka umwana wanjye yaka yabuze cyangwa ngo umwana wawe nzovu yavuze uyu musaza bura yabura ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya Wisdom TV Rwanda. Amazina ni Baby Nessa nk'ibisanzwe bandi kumwe n'abantu bagiye batandukanye bo mumaze kubabona. Ubu noneho yadiwe yanyu mukunda niyo nagaruye nanone dore ko iwe yari yarananyanze inzovu bimeze bitoye ko wari warananyanze kwanga wowe sinzi ukuntu uteye akeshi ubushize naje kukureba hariya bahita ngo iki ku cyamitsingi ntega moto yanjye amafantane wanshubije ndaye gusubiza nzovu ubushize kwa mbeshye nakubeshye iki nakubwiye ngo urayamada ayaguhe ayaguhe abanga muvugana akazi ya kamwana uva ugasanga kwiciye akazi amakuru ya mama Queen wimuvuga nababonyesho mu kiganiro amakuru ya Nyiramenye usiga bafata none ukabahuriza ku macano barabose ngiye ntago nyiri kumwe nabo none wari wambaye ishati y'ubururu na mama Queen yambaye ikanzu y'ubururu Nyiramenye ariko kuririmbira ari ukuri iruhande ariko nzofusha waritse indangamirwa uzi none ikintu yakoze se yari yambaye imyenda ijya gusa nk'iya mama Queen none yicaye iruhande rwa Nyiramenye yicaye iruhande rwa Nyiramenye ariko ibyo birabareba namwe mujye ya kamwana nawe uzadodeshe wadodesha boxer yise nk'iyande ntiyadusabe ikoto wambare nk'iryadusabe yadusabe no umugore wanjye ntago ari indaya ariko we ni indangamirwa zawe rero nase mubwirwa ariko kuki muhora mu mango indaya ngibiki oya antuka nabwo ntimukinjire mu bibazo by'abantu antuka bisobanuye iki iri modoka yanjye ibyo bisobanuye turi modoka mu diaspora yarayimuhaye nimuvuye gukora ko tuvuye gukora muri best pilawo harandi tuvuye gukora nose n'amafaranga babahaye amafaranga bo bayoresha igitiyo bayoresha igiti uravuze ngo twe nta mafaranga tugira ntabwo ari nko kuducano kandi badukoresha iminota 2 turi kurya n'inkoko inkoko umuceri cyo bita baga best baga katwumve ko we yakamwana yanabipfunyitse ntago njya pakira igifu yanabipfunyitse ntago meze nk'abantu barya bagapakira igifu yajya kuryama ugasanga ari gutoneka imbavu ugasanga inda yajeho imitsi kubera kwipakira abarimo guhumekera nk'igikeri mu kwaha hano nk'umuserebanya huu nta mugabo tudashatse kuvuga izina hari abasaza b'iki gihe usanga umusaza akagenda yagiye mu bukwe akarura isane akayipakira imyumbati mu mpande ibijumba mu mpande hejuru umuceri ibishyimbo agakora ikirunga mwabasaza nk'uko kimutagira discipline ko n'umuntu w'umusaza muzima ari guhutaza umwana mu bukwe ari kurwanira ibiryo none nturababona bafite ibiryo mu bwanwa hari wagiye kwarura yambaye ishati y'umweru isosi mumeneka ku shati y'umweru kani imagine ariko sha mwabasaza mwe wabushonje ukanga kujya kwarura mu kugira ngo batagusika mwakwe akabanga ntimujye kurwana n'abuzukuru banyu bivi wagira abasaza bagenzi bawe inama ye ntago ndasaza uri umwana se unasanye umubiri utohatoshye ntuzanduve no kwiyogoshesha ukunsa ku gasatsi bagushyiremo bya bintu bajya gushyira mu maso se ntibabinshyiremo atureka gahu ariko gahu ndi kubona bisa bimeze neza
wabonye ko mugenzi wawe afite imodoka Nzovu banza ariko- uyirebe ariko Nzovu wambara tugateranya amafaranga ubu tubure na kano kweli kandi uvuga ko ari iyawe ntabwo ari iyawe rero uyu ni umuntu wayinisha hari nakodesheje YouTube channel uragira izi modoka Nakodesha. n'abafite ama YouTube channel aya YouTube channel si ni twebwe tubahemberega wihitiye ko twe bivuga tubagaburira mwebwe muhemba mute batatubonye se mwabacu urabona ne ntabwo twacuruza tutamubonye urabona nesa atatangiye guseka ko mutajya gufata abanyonzi se mu muhanda ngo mubakoreshe ama interview cyangwa mujye gufata abayede hariya ngo mubakoreshe interview nuko mwe muri inshuti zacu mwemshata zayo ajye tuzakora inama rimwe tubakatire Nzovu seri kandi duteranye iyi nange twakabura miliyoni 2 noneho Ariko, nimuyigurana muzongera kubakoresha ibiganiro byaba ari byiza wazaza utwara nanjye nkicara iruhande rwawe abagore bacu ba mama Queen bari inyuma nta barimo ni mama Sandrine na Dusabe wicaye inyuma wicaye imbere ari wowe tuvuye boss no guhaha ugiye ntwara ngewe se nacyo nzangutwara ari njye boss nayitwara ngewe Nzovu ntabwo ibirenge byagera kuri nusa ngewe nayitwara ntabwo byahagera utwemeze Nzovu yicara ku ntebe Nzovu byonyine yicaye urabona ino ntebe itaburete amaguru nakora hasi wari wamubona kuri moto bameze nk'uhagaze noneho izi zaje za mazutu abameze nk'uhagaze njyarega tujyana buri munsi tuba turi kumwe imihanda yose wagira ngo abahagaze ni ikihe kinyabiziga uzi gutwara ubundi Nzovu imodokari ugeraho nta modoka uzi ugeraho Nzovu we kujya ubeshya nta modoka uzi ugera ubuheruka ntitwajya kuziga mu ishuri ryigisha imodoka nitwe turi kumwe imodoka mwiza umunsi umwe se niyo uri kutubwira umunsi nose ugira peri akwaze wihagararaho nta pe mu gihe ariko mutwe turayizi ahubwo ni kwa kundi wowe kubera unywa za mitsingi zikunda kwibagiza ubwo n'imotwe warayibagiwe Nzovu nge sinjya nihara habe na gato imodoka ntabwo wakubwira ngo wize imodoka umunsi umwe uhita uyimenya simwayize umunsi umwe yaka unkuye abamamagarira iki koko kandi narabyamye kumamagara mu kiganiro pa kandi buriya rero wumva ikisatsi aba iramutse imenetse yakwicuza yanyishyuza nawe azi ubwenge ayitera gutya iri hasi gutya wazakubise hasi gutya azatwemeze ariko yakashobora kuba afite amafaranga yo kugura indi telefone ubona atazigura agahita azigura yewe nanga umuntu urangira umujinya mu abantu bahamagarira umuntu ari mu kazi mu kiganiro umuntu abagukuye muri mu kandi bamenye ko iyo umuntu ari mu kiganiro baba bahamagara buri kanya erega namwe muba mushakwa cyane ese ubona ariyo mpamvu babashaka cyane Nzovu dushaka se tubaye abagore kuri bo bashaka ntabwo babashaka cyane ngo mukore ibiganiro impamvu twebwe abantu badushaka cyane ni Imana yaduhaye igikundiro twebwe dukundwa n'abantu ngewe noneho muri quartier abana batoya nibo bankunda kandi ni ukuvuga ngo iyo ukunzwe hano ku isi ugakundwa n'abana batoya no mu ijuru ubukunzwe burangiye no mu ijuru nzajyayo ega bure uzimanze kuki nazajyayo abantu ntabwo bankunda uzimanvu yakamwa buriya Yesu yaravuze ati mureke abana batabansanga ku bwami bw'ijuru ari ubwabo bareka kugira ngo ukundwe n'igisaza cyangwa n'umusore uzakundwe n'utwara oya ngewe impamvu nkunda abana batoya umwana muto umugurira akabombo akagenda yishimye ka senkani ariko umuntu ukamugurira inzoga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba yarangiza akaguhemba inkoni noneho niyo abantu bari kubona ari kugukubita abantu baravuga bati reka gukubite niwe wamusindishije nta n'uhanagukiza kugira ngo umuntu umugure inzoga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba narangiza aguhemba inkoni agukubite ariko bari bagukubitaho abantu waguriye bakagukubita rimwe se sindi kubikubwira nyine ko nge nigeze gusindisha umuntu arangije arandiye oya amemba inkoni ariko umwana mutoya umugurira bombo cyangwa irindazi ry'igiceri cy'ijana akazagusingiza mpaka agera n'iwabo ngo mama abantu ngurira bakankubita n'abagore ariko nta mugabo urankubita ubona gukubitwa n'abagore nta nubwo ari abagore bazima ni indaya kandi ngewe nyifatiye sinazagukubita sinazakubabaza barambwiye ngo ku mafaranga ngura yarekura ngewe ubona ndi bushari Nzovu arahaha ngewe ubona ndi bushari Nzovu ubona ngira amahane
abakobwa bato batoya Nzovu urabona ngewe buriya ukuntu nabacitse neza wowe warabacitse ubu nararongoye mfite umugore wanjye urumva ubu ndataha mu kanya nimva hano ndahita nca kuri busheri ikiro cy'inyama senyegura kanusu nase buri munsi ugura akuye akaba tubeshye buri munsi ugura inyama nge ngura inyama buri munsi twayitekaho nta maguru upfunyitse oya birane byo njyani ntago ngewe natekawe ngewe ntwaye ngewe ziriya nizo guhereza abana muri karitingi no mu rugo wanjye nazisizeyo ntabwo baza abantu njye nzi hasi ntabwo umuzi wa mugabo wirirwa asabiriza ngewe ngeze ahantu hari ibiryo turi kurya ahantu ibiryo bigasigara mpita mbikubita tekawe kuko hari abantu benshi bashonje hanze aha ntabwo nshobora kumenya umwana n'utunyarwanda acyamo twijana mwana akanwa ndumva karura kudovu ntabwo uvuye kurya ariko se waretse akirira ku nwa twijana nge se wanguriye turagabana twijana ubu ni ubwa senkani ubu ni ubwa senkani kabakonje ubu ni ubwangahe bonja na mugenzi we twarutwoyaka nkaruto ega icyo nzakwima kizameneka ubunyobwa ngo bwongera iki ntacyo hariho ibyo bintu bikunda kandi ushobora kuba uri umusambanyi wa mukobwa genda bivuze buri gihe iyo turi mu kiganiro ukunda gushaka kwerekeza mu bintu byerekeranye n'ubusambanyi nawe ugiye kuruca nk'urwo mwaya ku kuntu yaruciye warusubijeho oya ndaza kujya kurwomekesha naregereje ko rukira naramukandagiye urwara ruhuzamo ariko ntabwo nabishakaga nari nasinze yari yasinze namusanze Sodoma oya unyibukije uvuze izo nzara bateraho Sodoma hari umukecuru ukora akazi kandi ageze imyaka 35 cyangwa 70 ajyaho za nzara ndende bateraho na ntuza na hasipago none iyo urukandagiye umuha 5 umwishyura 5 oya none nanjye yakari kunyishyura 5 ngiye ariko ntabwo rwari urwomekano rwari urwanjye ari guza neza babisonga ukunda nuko nanjye ndagukunda yakamwana wazambomoza ngiye nuko washatse ngiye utaza gushaka nuko washatse nuko we washatse arabicira iki arabicira iki arabicira iki nta kintu twara kwa mukerereje kandi mwana mwagiye mutuzi wagabanyije iyo radio se mwana watubabariye none mfite soniteke uri ku radio za kera bitaga soniteke ukajya kwanika amabuye hanze ukajya kwanika amabuye hanze wayise yarayikoresheje radio ya soniteke yageraga yo bitaga national ayo bitaga sonateke yagegamo amabuye 3 cyangwa 4 ariko iyo amabuye yatangiraga kunya ntabwo yahitaga izima ziba bita X basis iyo nayo zimwe bagendanaga ku rutugu kera umuntu agafata urugendo ruvuye nk'ahantu ukajya nk'igitaramo ufite radiyo ugenda wumva umuziki aho ucumbitse mu nzira ukarara wumva umuziki nizo bita za rubaho za kera twumviragaho amakuru urazizi zakundaga kuva muri Kenya Tanzania ahubwo twebwe wumvaga ikinamico kera ya radiyo Rwanda ubu ngubu uracyayumva nta mwanya nabibonera ubu uri hehe se ntuba watashye igihe ikinamico igeraho ntahananiwe nkahita nsinzira none se ntabwo ufite umuntu ugwaka amasaha nzovu zigiye aryamira nzovu ushobora kuryama saa 7 z'ijoro saa 8 z'ijoro ahubwo uyu musaza arakomeye anywa noresi kurya arya gake niwe muntu urya gake gashoboka ubundi mwazihaye nk'ukwezi mutanywa inzoga tutanywa inzoga hari uzitugura se ko tuzigurira nyine kuba muzigura ariko mukamara nk'ukwezi mutazi gatushe urebe iki iyanjye nayitaye bampamagaye ndagwamagaza nose ko maze iminsi narakubuze wari waragiye he naragiye muri Kongo nazovurega mwese nari narababuze watuburiye duherukana ryari duherukana ryari utabaza ibyejo duherukana ryari duherukana Sodoma se niwanyihakanye uzi ibintu yankoreye se waratubuze twebwe turi abana bawe hari umwana wawe uri hano azi ko turi abasaza twese tukubyaye hano waratubuze ngomba kubashaka mu muze mureba abanyarwanda hari uruhinja rwawe ruri hano wabanje ukabyara abawe se uzazo urabizi neza ko mbyara uzaje gutanga itangazo ngo uri bumbonere yaka umwana wanjye yaka yabuze cyangwa nk'umwana wawe nzovu yavuze uyu musaza bura yabura umusaza umwana gutya ngo atabura se ni cyagiye yagiye nuza za kibungo ntiyari yayobewe ibyo yagiyemo waratoboze yabikise ko nahivanye se yigeze uhamvana none aho uri kumbwiye warambwiye ko byagucanze
wari wambwiye ko ngo ibyo bakujyanyemo atari byo. ugeze tuvana gusa ariko kuri kubyibuha ngo ko ko mbona ibuno riri kuza noneho izina nari narakwise ngo nta nyashi ngiye kwandikaho nyashi na nyashi si wumva ibisa byemeresha we wabyemera ntabwo nabyemera ntabwo wakwemera iki wumve kazi nibyo turi kuvuga yakamwana mu kuvuga ngo yarakwise ngo nyasha azi ukuntu yakamwana kare yambwiye ngo ejo ngo mwari muri kumwe ngo wambaye ijipo nambaye ikanzu yari yambaye ikanzu ngo wambaye ikanzu ibuno ryabonetse riri kugaragara wari wabunuje ari kumenya nta n'ikariso yari irimo akusemana yaje nese usigaye unabunuza oya ndayambara mane wari wabunuje neza neza oya ndayambara niko yakugenda se yabikubwiye yabivuze ako urabizi sinjya nese buretse mbikibanga mubaze buriya wakwambara isuti nawe wabona igukwiye ndayibona mane yoya ni ukuri ngo ndayibona mani ntose ujya wumvuge gute ngo ndayibona mani ndabona mana niya mvugo y'ikizi y'abantu bigira ngo nimba ari abameni nimba urifata ukavuga ngo abasitari ngo bareba nk'ibisambo uri kubivuga ngo bamwe ngo baba bareba nk'ibisambo ego hariho abantu bita abasitari atari bo ugasanga bamabandi yafashe imisatsi ayishyiraho amadirede arayikaraga nta mavuta afite yo gusigamo ngo ni umusitari uriya se uri kuri kamera urabona imisatsi imeze gute usiwe mukorana se ntabwo tubizi twebwe urabona ari myiza nta kibazo ni wowe ubizi kuko murakorana ntusinge ndabimenya gute kandi njyewe iriya niyo nkunda muzashakane rero se gushakana urabizi neza ko nzashaka ako nzovu ushobora guheruka kwiborosa ryari ko mbona amenyo asa n'izo nkweto wambaye nuko amaze kurya ubunyobwa uzi ibitunyobwa ndiye ariko ni mazima rega wowe ufite umugore ukwitaho sezera abantu tugiye umugore ukwitaho wajya kwa dusabe ku rugateye yasanga tuzagutungure uzangwe gito uzangwe gito uri kubrosa na n'ubu ngubu tugende ubu ngubu se kugiye mu kiganiro ubu ntabwo byakunda ubu nawe ugiye kubera iki bitakunda se nzakugwaho noneho uri iwawe turebe mu gitondo ariko uzi ko ari we mu banyamakuru bose uzi ko ari we muntu wageze iwanjye uzi ko n'aba banyamakuru bose banunze bwa mbere mikoro siko nta n'umwe uragira iwanjye uretse wewe wamaye nanjye sindahajya ugomba kuzanyaranja rero ukambomoza ukansamuza kirabyo aho kugira ngo azakugure agatoki ngo azagire ati ngo uzamubomoze da nabyo ntacyo mbiziho we wari kukugura ibiryo no kukubomoza wahitamo iki ibiryo njye nta muntu wangurira ibiryo ndi umuntu w'umugabo ibiryo ndabyigurira ndabyihahira nta muntu wangurira ibiryo ari nk'Imana kuzaniye aje kugusura iwawe iwanjye yaza afite ibyo yitwaje nyine ibyo ngibyo ari ukubihitamo rero no guhitamo umugore wahitamo iki ngewe se nahitamo ibiryo ubundi ari inzoga n'umugore ukunda iki ngewe se byose biragendana igihitamo kimwe rero wakunda umugore se utanywa inzoga uri muzima se ntiwamukunda kubera sawa bye bye murakoze cyane turabashimiye mwabanye natwe amazina ni Baby Nessa nk'ibisanzwe